Murakaza neza abakunzi bacu hano ku Inema BTV. Uyu munsi twabazaniye umusitari hano nk'ibisanzwe dusanzwe tubagezaho ibintu by'ibiganiro, tubagezaho filime, tubagezaho comedy. Ariko uyu munsi dufite umusitari hano aba yanakomye abantu. Avuga ngo buri nguni ngo na buri kantu ngo bambara neza. Sha uyu nguyu yararenze tu. None nawe yabibwira. Hi, bisanzwe banyita Tekino, amazina asanzwe y'ababyeyi ni Bazaremye Jean Marie, turuka muri Kigali Star Live. Turabahaye rwose, natwe turabakunda, turabiteguye ko mudufasha. Bakwita Tekino. Tekino turagira ngo utubwire ese ukina filime? Ukina filime, ukina comedy? Nyina comedy, nyina filime zifite mayindi, muhereye guha ibyishimo abanyarwanda, byose turabikora kandi tubyiyumvamo nk'abahungu barimwe. Mu buzima busanzwe atari comedy ukora iki? Mu buzima busanzwe ngenda kanika, nkora mu igaraje, nkajya kubafata nabo nkabona ibiceri. None se wari umaze kutubwira ko uri umuhigi nyine w'i Kigali ujya guhiga mu magaraje, se waba warabyize ufite ubumenyi cyangwa uri umuheripa? Njye nambara nabyigiye, nagize kuvuka nabi, buri ari uko umuntu avuka nabi akavukira mu buzima bugoye buryana. Njye ndi umuheripa, nacishije amashuri ariko mayindi zo ziracyahari naribi. Ese warya mbwiye ko witwa Jean Marie? Mu rugo warya ngo ni? Mu rugo ni Cyangugu. Umuhungu ubusi Kigali ubayeho bute mu buhe buzima, bimeze bite nyine ko tubone Kigali abahigi ari benshi, urubyiruko ari rwinshi? Ese wowe sesera mute? Dore tugusanze Gikondo, aha turi ni Gikondo, bimeze bite nyine nk'umujene? Ese umwuga wawe ubundi ni uwuhe? Umwuga wanjye numvaga nkunda mu buzima bwanjye, ndi umunyeshuri niga, hari gukanika imodoka z'abanyarwanda, ibyo niyumvagamo. Ariko Imana yarafashije, nagiye muri filime, ubu ndakina Kigali Star Live, ubu ndakina meze neza, tuba dufite vibe dukwiriye guha abanyarwanda badukurikira. Ese ibyo bintu by'amakomedi urabona ushobora kubikora i Kigali bikagutunga nk'umusore mu gihe utaramenyekana? Se biraka biraboneka? Bimeze bite nyine ubuzima bwawe? Nshaka utuganiriza ubuzima bwawe. Mbese iwanyu muri abana bangahe? Mugira abashiki bawe se? Ugira abakuru bawe cyangwa barumuna bawe? Bimeze bite? Ndi umusore wavukiye mu muryango w'abana bane, umusore wa gatatu, umwe ni umukobwa undi ni umuhungu. Njye nanjye ubuzima bwari bugoye, byabayeho ngombwa ko mama wanjye banamujyana, baramufunze, iyo ngo bamutamo baramufunga bakatiye imyaka 15. Muri iyo myaka yose nabayeho nabi, ishuri byahise byanga, ndakatira nigira i Kigali, nigira muri famiye. Ubu nagiye muri famiye banyigisha imyuga, ubu ngubu ndi mu bukanishi, ubuzima bugenda buza gake gake, birimo biraza. None se reka nkubaze, ubundi bimeze bite nyine nyuma y'ibyo byose, ubwo buzima bwose wabayemo? Wamaze imyaka 18 utabana na mama wawe, gukurira muri ubwo buzima nta yindi ngaruka byigeze bikugiraho se na n'ubu ngubu? Wabe hari nk'ibintu wicuza utakoze kuko utabanye na mama igihe kinini? Se mama ubu ngubu wabayeho mu buzima bumeze gute nyuma y'iyo myaka ari muri gereza? Muri iyo myaka yose natunzwe n'Imana, natunzwe n'abantu bafite umutima mwiza, nabayeho bigoye ariko nabayeho, ubu ndabishimira Imana muri iyo myaka yose. Kandi ikindi shimira Imana yo mu ijuru, nta ndwara nzi, nta ndwara yigeze inkubita ndware ku buryo nenda gupfa. Wa mwuka w'Imana wangezeho urafasha, ubu ngubu ndahumeka nta ribi, Imana kugenda ibikurikirana gake gake. Muri Kigali Star Live ndimo ndabaha neza. Ako n'umuntu wanyongoreye ngo n'ibiyede urabikora? Umwana w'i Kigali, umwana wa Kamembe.
byose arakora ashwanya gusa. Ntabwo i Kigali nta busonge, i Kigali nta busonge. I Kigali ni ibiceri, i Kigali ni ibiceri. Ufite ibiceri Kigali ubaho kandi ukabaho neza ufite ibiceri. Okay.